screen record n'ibipapuro bya agapromota bipritinze neza. Ibyo bintu bari kuvuga bya chat, urabona real chat na fake chat na umva simbizi. Noneho umukobwa mamaye video sinayibona ndamukana ntago nyibonye neza. Arangije uri kumva abarambwiye ngo se kutambaza papa w'umwana. Icyo kintu yarakimbwiye uko muri chat kirimo kuri nimero nhere kera nandikiranya nawe. Yego. Ndamubwira ngo Chris hari umuniga nyine ubucuruza imyenda hano kuri TikTok nyine bari bafitanye nyine bakundanaga cyangwa basambanaga. Ndamubwira ngo Chris. Yego. Ndamubwira ngo Chris arambwira ngo wapi man. Ndamubwira ninde ara amamagara video call mfata screen record. ambwira ko ari aga promoter uri kumva. Avuga ngo niyo ndamubwira ati ibyo ntabwo bibaho afite umugore. Ndamubwira se gute ngo bamaranye imyaka 5 bakundana. Ibyo narabivuze kuko ku bipapuro mfite birenga 2 cyangwa 3 mfite yanyeretse ya sharing the screen ari byo Regis yagaragaje. Hariho ko nyine bamaranye imyaka 5 yamwemvise nka papa w'umwana w'abatwini wiwe. Amwemvita he? So amajije kunce yaringa umu ex witwa Marvin yaramamagaye. Arambye se ko muri umuna wa Ono witwa Gaciro yambwiye gutya na gutya ngo onashobora kuba twite ko atakiba mu rugo. Nibyo Marvin abimbajije ni umuhanzi abantu baramuzi hano kuri TikTok. Abimbaje ndamubwira ati kuko umukobwa yavuze ko ari ibanga kandi bizwi na benshi no bora nikitabizi n'abandi benshi. Mba ndamubwiye ngo ndamubwira ati ibyo bintu ndumva mbizi. Marvin ashatse kuri coding akora iPhone tubyumva. Mita mukupa nanga kuvuga. Ndamwanca ndamubwira ati manje ibintu naga ari ibyo ushatse kundi coding ngo wapi ngo nuko ngo nyine ngo telefone njye ntabwo nabikora kuko iyo ushatse kubikora ngo umuntu ngahita byumva. None Marvin akimara kumenya nimba aragize umujinya karakara akavugisha aga ari kumva. Ibintu nyine bibinduru agatandikira Ono arangaramutuka maje kumutuka kuko nyine Ono nyine bora yamufataga nk'inshuti ngo turashite ngo atubwibanga ngo ndinjye nyine akabwira na bora kandi we wenyine. Ababwiye bora ati Marvin amaje kunuka kuri kese yo gutwita na kuntu wanekera Zuzu ukumva ko Zuzu yabimubwiye. Ndangije ndamubwira ati bora aramamagara ko bora nyine ahitambwira ati ahitamubaza ese na Zuzu warabimubwiye. Naravuga ngo yiwe nyine ngo arabizi ngo gutyo na gutyo. Bora aramamagara ari kurunikanya navuga se wabwiye Marvin gutyo na gutyo. Ndamubwira ati no nta bintu namubwiye ibintu bimeze gutyo. Aramamagara umukobwa ahitambamagara nara muri codings aramamagara arambwira ngumva ngo byari prank ngo biranakubwiye ngo kuri Miki na Aga. Ndabwo se byari prank uvuga ko Miki yabasigaga yagiye gukina filme mugasigara mu bikora Miki akagaruka asanga bari kugusegura muri kubikorera mu rugo iwe. Ayo magambo nyine ukayambwiye yasubiyemo muri ayo majwi ari kuvuga ngo ni prank. Ndabwo ati ntabwo byaba ari prank ko akoresheje n'ibipapuro. Arambwira anyereka ama video Aga ngo yamwoherereje amadira. Video turazifite sheri ntago ari mwebwe muri coding. Yamwoherereje amadira yuko atwite. Mfite chat nafashe screenshot muri screen ya Ono harimo undi muhungu wo muri ba Fera Music. Nuko ama chat nanze kuyagaragaza kuko ararimo abo bahungu. Ariko nimba ibintu bigeze ahangaha birajya hanze banyihanganira. Komeza. Aga ari kumubwira ngo ndabona inda yarakuze. Godfather ndaziguha. Mwereke screen record ari kunyereka ipapuro. Uri umuhanga ufite passport. Ibintu bya fake urabibona. Okay ariko wambwiye kuri kubimpa ariko ntabwo urabimpa. Okay reka mbiguye. Nayo majwi na Aga ari kumubwira ngo indira kuze. Game over. Reka dukomeze nyita Uno ongera ushire muri request muzamure. Wowe bita Nikita shiramo imbariga zawe muzamure. Umbwira amazina ukoresha hano. Nikita zamuka. Abantu ko abantu mwashyize muri request muri benshi. Nyita Uno urongera kuvugira mu bantu turaguruka. You have to be Nyita Uno ugomba kose nk'uyu ane ntabwo uzamutse gute. Ndashaka kuzamura Nyita Uno akazamuka ane. Nyita Uno. Tumaranye kabiri uzi ukuntu uyu postinga sibyo?
nkunda ngo umuntu avuge yahawe ijambo, which is better, biba byiza kurusha. Ntabwo mbashaka kugira ngo umuntu avugire mu wundi, so please urumva, ntabwo nshaka kugira ngo umuntu avugire mu wundi. Aha, Bora, fungura mike yawe. Bora, Nikita. Oui. Fungura mike yawe. Biti. Ni sawa. Wisanze muri ibi bintu gute, ibi bintu bizwi? Ko bavuze ko ari wowe nyirabayazana w'ibi bintu. Wowe urajya mu bitsina by'abandi kumenya uko babikoresheje ushaka iki? Komana. Godfather mwiriwe neza. Wiriwe. Ubwo wenda sinzi nuko mpamagaye ngo sinzi aho mwahereye live ariko ubwo mfite uburyo nisobanura ko nanjye ndabizi kandi mbirimo. Yego. Njyewe nitawona Sama. ni inshuti yanjye nubwo tutari close ariko ni inshuti yanjye turaziranye turanavugana. Nyitawuno. Yego. Miki ni inshuti yanjye pe naramugendereye turaziranye kwanza turaziranye apana kumwe umuntu abaza umuntu n'undi Nikiwaga. Aha. Zuzu turaziranye. Aha. Nawe ni inshuti yanjye nyine abo bakobwa uko ari batatu bose ntabwo ari kwa kundi ubuze umuntu n'undi azi undi turaziranye. Yego. Ubwo wenda navuga muri make n'ubundi umva mani meze nk'umuntu watiteye kuko sinjye njya mu bintu by'amatiku pe ariko nanjye ubu byandenze kuko bari kubinzaramo cyane kandi ni n'ikibazo pe. Ubwo wenda ahantu nahera njyewe Nyitawuno yarampamagaye. Arambwira uti ese bo nyine Nyitawuno aza mu Rwanda twarabonanye mu bantu twabonanye nanjye mu bantu yabonanye nabo nanjye ndimo. None se uretse gato bo Aranye. niba ni uretse gato ntabwo ari umugore wa buri nguni? Ntabwo ndi umugore we ni inshuti yanjye. Mwaracumitanye ariko mwarasambanye? Kare. Si wowe nyine byajemo bya bindi ko niki? Yego ni njyewe ibintu byinshi. Wowe yanyayemo nawe yaguteye ndabyagenze bite? Na by'amadayiri ni prank y'indimbo twari dufitanye bitatu negosiye irahari. Nkuko ingi ari ukikomeza ashize ya mbere. Ubwo ariko mwarasambanye? Ntabwo twasambanye, ntabwo nyatsambana ndacyari umukobwa ndi n'agasugi Godfather. Yumve Okay, komeza. Ono yarampamagaye nyine ono yaje mu Rwanda turabonana ibiki n'ibiki aragenda ariko mu kugenda yagiye atambwiye ko agiye ibiki n'ibiki yagiye nyine twavuganye nyuma arambwira ngo yagiye yihuta ngo sinzi twari tumaze igihe tutavugana pe yaramaze kugenda ntazi n'amakuru ye. Yego. Aramamagara arambwira uti Bora bimeze bite nawe ni sawa arambwira uti ndatwite ibintu nk'ibyo ndamubwira uti wow nyine mpita numva ndabyishimiye ndamubwira uti ariko ushaka uri kumbeshya. Musharing live ndabona hano n'indirimbo ndapfuye. Musharing live ibintu birakomeye. Game over. Ko ndeba zuzu gufata record ko ndeba yafashe hasi hejuru komeza ijambo ndikuko ndakumva sheri ijambere kafungure bashaka. Ono arambwira uti ndatwite ndamubwira uti ndabyishimiye ariko ibyo bintu ntabwo bikibaho se abakobwa baracyatwita ibintu nk'ibyo koko nyine ntabwo umuntu yaguhamagara ngo ndatwite mutari muherutse no kuvugana yaragiye atanagusezeye yaraje mu Rwanda asubira atansezeye kamemu ntabwo nahise mbyakira mvuga uti ibiki n'ibiki ndamubwira uti ono ntabwo nabyemera ibiki n'ibiki arangije arambwira ngo nta kibazo ngo ndabikwereka ono anyihera inuza nyine aransharinga nyine inda igaragara ndavuga uti ono ntabwo nabyemera ndarambuga uti ntabwo bibaho wese waje mu Rwanda uje kudusura wasubiye utwite natwe tuhamaze imyaka n'imyaka kuko turabona abagabo ntabwo dutwita wowe waje ututwita mu diaspora se wowe cyenda gutenda mu gihe kumubera umuzi nyine njyewe kwanza numvaga ko ari kumbeshya. Ono turakomeza tubijajingaho njye nawe tubijajingaho kuko nawe ibyo bavuze ngo by'ama-screenshot bafatanye nimba nanjye yarayifasha ayishyire hanze avuga ibintu twavuganye nubwo urumva ngo bakoze ama-fake account I don't care. Yego komeza.
Honorina biranga agenda agakubyemera turanakubona icyo gihe amagaye ndi muri salo biranarangira numva nyine ari kumbeshya ari uko tuderutse kuvuga namamagaye nyine kuko ni umuntu ukunda gushweza nyine atera story ibiki n'ibiki gushweza kandi gushweza sinzi nimba mbivuze nabi nyine gushweza gutera story simbizi kweza no gutera bwagego hama Honorina we tuvugana nyuma ndamukomeza guti wowe ibiki n'ibiki turi kubura narangije ashyiraho turavugana kugira ngo abinyereke yishyiraho kuri video call twe turi kuvugana aranyereka kuko njyewe numvaga ko ari ibintu nyine yarabinyeretse ndaramubwira uti ndishimye ahantu ari ndi bisere n'amarira yaratakaye ndavuga wawe numvise nishimye n'ukuri Godfa gutwita ni byiza none umuntu utwita akabana na prod ngo ndatwite ni byiza ndetse twese ntago twavutse nyine njyewe numvise bicirije kuko njyewe ntarinzi wenda nimba ari abandi yabibwiye ntago nagiye gufata ayo ma screenshot n'ibiki kuko Godfa iyi mihanda abantu bari kuri live kwanza naho bizajya hose nta matiku naye namwe ndazamo kuza naza muri social media yo mu Rwanda umeze nabinyereka uretse gato abanyarwandakazi ahangaha ni screen aha ngo nyita uno yarari kwereka Zuzu ko atwite inda ya gapromota dukomeze mukomeze murebe we komeza story y'abantu mukanura amaso munumva mukoresha amatwi mukoresha n'amaso twakomeje ubwo ngenda mvuga ndabyishimiye birananshimisha dukomeza kuganira nta nubwo ari njye wamubaje ngo umwana ninde ni imbere y'Imana ntabyo nagiye kumubaza ngiye byaracimishije nawe urabibona ko bicimishije kuko iyo umuntu nyine afite ukuntu yibereyeho n'ibiki ntabwo namwinjiriye kuko network musharing live network mutapinge screen ngo kapfa ngo network ziri gucika mutapinge screen cyangwa itikundire mutapote n'izina ry'Imana uretse gato ndakomeza tugeze ku 200 abantu 1000 mutapinge screen dore bagiye kumvanaho mutapinge screen tugiye ku 200 ngo kapfa ngo cyangwa mbyihorere ikigawe uretse kuvuga mutapinge screen dore bari kumvanaho mutapinge abantu bose mutapinge rimwe Jesus Christ birabyagiye hano gusa mutapinge screen abantu mutanga pinge screen mushamusha kutuntu tw'utunyabarasanya ubwangati uburoro drop it it's how it works dore bari bagiye kumanura fata urutoki rwawe imbariga zawe nizo njaba tapote niko bigenda bafite inyabarasanya muzishirimo babone ko pano itaramarobo thank you so much n'imitima ibintu byose mushyire mu gifting abantu baraha hejuru uziko bampaye warning hari abantu 1200 bafite ikibazo ki mutapinge abantu mutapinge twumva inkuru mbone gufungura kamera ahangaha ni video ntawe na Zuzu avuga ko ahangaha ngo yarinde ni around agira pause inge gato ya papa uretse gato iyi ninda y'umuceri ninda y'umwana irimo murebe hano mutapinge tugiye kumbi 300 mutapinge turashize game over murebe iyi nda nibyo kurya aga yateye umwana inda uri dusubira inyuma okay mutapinge musharinge live mutapinge musharinge iyi nimero ni yande iyi nimero ni yaremwe muri kureba iyi nimero ni ya ntuza ariko sisinde barimo na video twagiye iyi nda ni ibyo kurya cyangwa ari ibindi bintu uretse gato iyi nda ni ibyo kurya cyangwa ari ibindi bintu mutapinge kugira ngo bibize kuba active murebe ahangaha Zuzu izi nizo mpapuro kuvuga Zuzu fungura mic yawe ugiye gusobanura akantu ugira ukuntu umuntu akora fake uretse gato akamenya n'ibyo ngibyo byapa uretse gato ngiye gufungura ugiye gusobanura iyi video hanyiri kuyifata twagiye 1 2 3 sobanura aha twari mwari ibyo n'ibiki okay iyo video yari arimo anyereka nyine ko agagiye kuza ko ngaho hariho address n'ibintu byose Godfa urabizi urabibona uretse gato agiye gushipinga agagende byaragiye ngo kugenda ibyo ni papuro bari gukoresha ayiga data Miki bye uri kubibona ko nago umuntu yakora fake chatting akore na fake ya passport umuntu mukuru urabibona Miki usika urasubira kwa Regis reka dukomeze
sobanura komeza udusobanurire aha ibi ngibi ni byari kukwereka aho twari turi kuvugana n'ubwa mbere njye nanashyize screen record muri phone yanjye numvaga n'amajwi arimo no kujya muri kwibona aho ni muri phone aho ni muri screen yawe yandikiranaga na aga harimo umuhungu wo muri Fera Music waya kuri coding uragufashe hasi hejuru ushobora kubura umuhanga mu kuri coding guys mutapinge screen bataza kutwara ntago ndi umuhanga ko n'ubwa mbere nari mbikoze ntabwo ari ubwa mbere urabona ko ifite mu komeza aha ngandi video kuri video aho ngane ndimo mubwire se koko ni ibyanya ndamugati nyereka inda yabishize muri TikTok muri draft niho biri niho mugiye kwibona agiye kubisanga akanayerekana yakuyeho umupira uretse gato sheri mfite amajwi uretse gato komeza usobanura iyi video turashize ahangaha si aho yaranyeretse muri news none se iyi ni inda ya nyayo cyangwa ni ibintu yashyizemo buretse araje kuri agapira murebe agiye kujya kuri TikTok muri draft ntago bipostinze murebe neza muri kubibona agiye kujya kuzana yiki muri draft agiye kuyinyereka nta kintu kiriho muri kubireba inda y'amezi 3 yavugaga ko aribwo yujuje amezi 3 ntabwo inda y'amezi 3 yabibyimbye gukomeza uri kumva ngo aramambwira ngo dore ngiyi nta kintu kiriho uri kumva ananyereka biriya bintu byose naguhaye so dore biri muri draft yararimo nanyereka ngo n'amakanza yamwoherereje ngo ibiki ngo y'amadira dore ngaho byaga yari yohereje mureke tubishyire imihanda kuko nimwe mwabishatse aho unazamuka kuko nyuma y'aha ngaha niwe ndi bite nzamura game over reka tube turekeye aha hanyuma madamu wa buri kantu uri kunyumva Godfather nkubwira impamvu yatumye nkubwira ngo uhamagara uyu mwana ntabwo nshaka bizamo cyane ko nta n'icyo abiziho kibirenze uyu nguyu kugira ngo ajye kumenya ko nanjye mbizi nuko nyine bari bamubwiye yuko amamagara akanika ko umukobwa ari maje kumurikodinga ariko kumbwira ngo ni prank ariko muri coding ndi gusubiramo ndi kumusubirishamo bya bindi yavugaga kuri mic nyine ibyo yakoraga arambeshya ngo ni prank kugira ngo nyine ngo naza kubisohora no uyu bora man ntago simbizi ariko uyu mwana ntago nshaka bizamo cyane ko nta kintu abiziho uravuze ngo nimuzane ngo ntabwo ushaka bizamo wabwiye umuzanire iki nyine arabizi impamvu abizi we bamweretse fake chat ono nyuma akimara kubona ko ibintu bizwi yaduhaye voice ari nayo mika ari kuvuga ari bukumvishe ngo ari kutwiyama nanjye ndayifite yakoze voice miki watanga ngenda ndashaka kugenda mu kazi yakoze voice ari kudutuka nyine ari kudusutinga reka gatorega Godfather reka mvuga akantu gato ndashaka kujya mu kazi njye mbere na mbere ndashimira Bora ko niwe watumye bino bintu tubimenya Bora yaragiye bwa mbere nyine iyo ataba Bora ntabwo ibintu byari kumenyekana Bora yaragiye abanza abwira buri kantu ngo hari ibintu nshaka kukubwira ntiyabimubwira bwa mbere bwa kabiri agenda aramubwira ngo rero ngo Zuzu na Simu barashaka kugambanira aga arimubwira byose amubwira ko ari ibanga Zuzu n'uyu nguyu uri kuvuga Simu n'umugabo we Bora singwe ntabwo mubeshyera Bora aragenda none abibwira buri nguni ko uyu Zuzu n'umugabo we bashaka kugambanira aga bari bujya no gukora ikiganiro twe nibwo buri nguni yaduhamagaye aratubwira ati agana Miki bagiye kubagambanira byose arabitubwira ari Bora bimubwiye amubwira ngo mfite ubwoba ko nzabizamo
buri nguni baduhamagara ibintu byose arabitubwira. Bora nguyu hano nimba mubeshyera bivuge. Bora fungura mic yawe nibyo sibyo ndahari reka nkubwire ntabwo nimba n'abahungu barakubwiye gutyo ni twizange pe ariko ndano kugira ngo mbivugeho nta muntu nigeze buri kantu nagiye kumubwira bwa mbere ngiye kumubwira ko aga yateye inda bambwiye ko aga yateye inda ibi bya story ntabwo nigeze bavuga ngo zuzungo nande oya njye nagiye kuvuga ngo ukiri kwanjye njyewe Naomba Godfather uzane buri nguni hano. Uzane buri nguni none Miki ko uyu mukobwa kwihakanye oya yazane buri nguni nazane kuko umbabwira Godfather. Yego Rero reka mbabwira njyewe mbere ko nanagenda aga yaterinda taterinda nta kibazo. Munazamure nyita uno abereka iyo ndakinda ntayihari cyo ni cyambere. Ikindi twe ni buri nguni watwihamagariye buri nguni mu muhamagari hano aze niyo watwihamagara tubwira ibintu byose twe ntabyo twari tuzi. Ikiganiro uretse gato nukuvuga ngo uretse webora nukuvuga ngo buri amagambo wabwiye buri nguni nayahe webora njyewe kuko nari maze igihe ngiye mbibitse uno twarabivuganye. Yego ariko kwa kundi igihe umuntu aba yumva inkuru n'iki nagiye buri kantu twari turi rwana buri kantu buriya ni inshuti yanjye pe. uyu n'umugabo wawe yaragusambanyije ariko komeza ntabwo ari umugabo wanjye rega n'uwo yaragutiguye komeza yaha uri kumva ntabwo ndi hano ni inshuti zanjye dufashanya nyine baramfasha mu bintu by'ibiki. Yego ibyo mupira birabareba okay wamubwiye ngo iki ntabwo nigeze mubwira ngo nyita ngo nzuzu ngo nande oya bibabwira nababwiye uti ibaze ko ibintu byenda kujya hanze Honorina yambwiye ko ambikije ibanga katwite kandi atwitiye aga ariko nkaba nasanze yarabibwiye abantu barenze njye n'abandi bantu bagufite ubwoba ko abo bantu azabizana mu bantu yabikije kuko njye si ukukubeshya sanse yanjye nanjye ifite ukuntu mbwira nasanze umuntu urenze nde yarabibabwiye nk'uko nanjye yambikije ibanga. wabwiye uretse gato wavuze ko ibi nani uno atwite inda aga promota kandi ari ibanga kandi agiye kusanze yabibwiye abantu benshi. Yego kuko yabwiye abantu benshi n'ubundi reka mbibabwire muri inshuti zanjye munambwire kuko bye bitangiye gututumba mbibona ko byatutumbye yaratanze n'ibimenyetso kandi umuntu yabaye ibimenyetso ntabwo ndimo. Okay Mika buri nguni akubwira yigeze akubwira ko urakoze cyane mwumve buri nguni yakubwiye buri nguni yahamagaye aga. Yego muri mushake buri nguni muzanye nanjye ubwanjye buri nguni twarabyivuganije ejo bundi turi kumwe kwa Kibonke. Yego aratubwira ati Bora yatubwiye ngo Zuzu na Sirimu bashaka gushyira hanze aga bamushyiraho inda. Yego barakora ikiganiro kuri yabitubwiye Zuzu byo gukora ikiganiro mu gitondo kuri 3D abitubwira ni mugoroba. Nibwo ibintu byose byagiye hanze mara n'iminsi nshaka kubivuga ariko nkajya mbyihorera. Uyu mwana nyitaho nari hano nashyiraho kamera abereka iyo nda. Turamugarukaho gatoya nyir'ubwire ariko turashaka kumenya aho ibi bintu byavuye urukumva haje inkuru yo gufata umuryango wawe bakawuteranya n'uwa uno baje guteranya umuryango wawe n'uwa Zuzu siko bimeze. Genda shaka baceceke mutangire bino bintu byo wango byinda yaga byo nta kintu kinini biziho. Yego aba Zuzu umugabo wa Zuzu twarakoranaga anyeditingira nawe nuvuga ngo ari muri iyi showbiz. Yes yitwa Sirimu Jesus. Komeza Sirimu we aza kujya kubwira ibintu Natasha no Matirisi Natasha muri kodinga abyohereza. Ibyo bintu urabifite? Ntabyo mfite binamaze igihe cyo Natasha nayipostinze ndamusanda mbwa rero ibi bintu bisi je Natasha ndabimwisabira. Ibyo bivaho none umugabo wa Sirimu aza gushaka nimero z'umusore twabyaranye. Umugabo wa Sirimu umugabo wa Zuzu. Yego aza gushaka nimero z'umusore twabyaranye ngo naho hano yandangiriza. Yego bamukoresha ikiganiro kuko hari ibintu byanjye byinshi yari uploadinze mutera strike. Yego birabarakaza. Nukuvuga ngo ndakumva komeza. Ikiganiro bakoresheje umusore twabyaranye
ngo bashaka kundangiza niho hantu ngewe nabateye strike kuri cano yabo. Ko bazuzu niho amakimbirane yanyu yavuye. Aha bimara iminsi bazana abantu bakora ikiganiro n'umugore ngo bitareyira baza kunuka nyine bakora ibintu byinshi. Ndabireba ndabyibona noneho nyuma Zuzu aza guca kuri Nyita Uno bansaba imbabazi. Zuzu ansaba imbabazi we yohereza umugabo hano mu rugo. Yohereza umugabo we mu rugo hano araza ansaba imbabazi. Ngo dufata ngo bazana ngo ifoto ngo yo gusaba imbabazi ngiye mikinda bababari ariko umubano nari mfitanye nabo ndawukata. Ibyo bivono nibwo bagiye gupanga bahereza ngo Nyita Uno 500 ndagambanire aga. Bamenye ko twabimenye ko Bora yabwiye ibintu buri nguni akabavamo akaduhamagara. Sirimu yahise ahamagara aga ko kanya. Amajwi nanayagwa yaramubwira rero ngo maze iminsi numva ibintu by'umwana ushaka gushyira hasi ngo witonde hashize umwanya ni record 15 nazo zahita muhamagara. Ni ngiyi wambaye? Gwashize umwanya nazo zahita muhamagara mubwiye ngo Nyita Uno ngarashaka kuzamukiraho ngo ngabeshya ngo wamuteye inda nawe turamuri coding. Noneho Nyita Uno ngewe ndamwiyamagara ndambwira bino bintu nibi. Nyita Uno yanyimye chat zose niko kuma chat zose nge mfata nimero iyo nimero Zuzu yagiye kugura nshyashya nge nyishyiramo mbona ni Zuzu na postinga mbona ka postings. Ndamwiyorera sinagira ibintu mbivuga ejo bundi nibwo ngo bahuye na captain ngo bamuhaye ngakora inkuru. Ubu ikintu bashaka ngo nukuntanya na aga guturangiza. Ese ibyo bipapuro na hantu na hacyo washaka umwirondoro wa aga ngo subure nago wawubura. Ibintu yo gushaka gukoresha ngo byo kurangiza umuntu nibiki uyu Bora ngiye twarivugane muri chat arambwira ngo ngi ibyo bintu simbirimo anansaba ngo tuzahure tuganire nge ndamwihorera. Ikintu mbaza hano gatoya ibi bipapuro tugende gakeya ibi bipapuro turi kubona hano byo kudeklara aga Uno we arabivuga iki? Nabivuga aha arahari nabivuga. Turamugarukaho we ndavuga ku ruhande rwawe urondaza kumuha ijambo Uno funga mayike. Ibyo bipapuro byacuzwe na Slim Jesus. Ni Slim Jesus wabicuze na chat zirahari uri kubyumva? Uri kumva? No ibyo bipapuro nta kashine ni Slim wabicuze chat nazigwaye nushaka umbwire ngiye mfate phone ndi mbigusomere ari kubwira Nyita Uno ngo tugiye ngo wowe ngufate ngo warisimu kadiri nagize undashyira ifoto ya aga ngo tujye tuvuga nka hari aga turi kuvugana. Nukuvuga ngo Nyita Uno we yari mu mugambi wo kugwa kagambana yari kugambana yari. Nyita Uno ntaga bihakana kuko yanagishije inama umuganga w'inshuti yacu arambwira se ko bari ku 500 ungambanire agana miki. Kuko Zuzu yaragiye agura simu card. Achatana Nyita Uno Zuzu ahita afata simu card ashyiraho ifoto ya aga. Jesus Christ. Ashyiraho izo nimero ziri mwaho ngaho umbwire ndakwerekanye nyirazo byose nabiguhaye ahita ashyiraho mwaho ari aga bagiye kuvugana. Ndi kubona kuri nimero za nyazo abanza yandikira Nyita Uno ngo noneho ngiye kwandikira kuri ya nimero ngo nkaho ari aga muri kuvugana. Birimo akaze birebe. Byose kandi nabiguhaye mwana. Reka bisome. Aranababwira ngo tugiye gucuranga urupapuro ngo dwerekana ngo ko muzajyana ngo ibi bintu ngo ntago tuzayivuga ngo na Sirimu ntiyabivuga. Uretse rero abanyarwandakazi mukeneye chat mukeneye ibimenyetso. Bidara uzi ko kuba fake chat no kwita fake chat. Nusanga ibyo byose bakoze. Uretse gato. Urasanga ari today. Yego uzi posting none iyo nimero bari kuvuga ngenda gushare nga screen urasanga iyo nimero bakuri WhatsApp gusa imaze igihe kinini iyo nimero atari nimero bari kuvuga ngo bikozwe ngo vuba iyo nimero ari yo wakoze ibintu bakoze byegiti ari yo wakoze cyashya wari uyisanga ubundi agaya yinera ikibazo kiri hehe kugirisha ari wa bitch ubundi imbwakazira Uno wimutuka kunuka twubahane ntago nazamutse gutukana nawe. We Nyita Uno Nyita Uno ni ufite gushyira umucyo kuri umwanya wo kubomora nandaza kuba hamwe muri reka tugende gatoya mu myuti nyuma y'ike zanyu
Mika fungura mic yawe. Reka duhere ku rupapuro rwacuzwe n'urunguru. Aha ibyo rero ni Zuzu ari kubihereza Aga. Ni Zuzu bihaye Aga. Ibyo ngibyo bya mbere by'ibipapuro ni Zuzu ngo ari kubihaga ngari ngari kumubwira ngo nyitaho no ngashaka kurangiza. Okay, aha ni hamwe. Iyi chat twagiye kuri chat uyu ninde bachatingaga nundi. Ibyo nabyo ni Zuzu wabihaye Aga. Padebdo ninjye wabiguha turutse muri chat zanjye na Ono yabanabihaye Aga. Genda gake madam. Ibi ni ibyanjye, Ibi ngibi ni ibyanjye ndikubwira ibyo ndabigeraho. Wabihaye Aga kuri WhatsApp Shumi. Yabihaye Aga kuri WhatsApp ko mwemuretse uko twagiye. Mwemuretse mu mutinge Zuzu. Aha ibi ngibi mutapinga screen bagiye kumanura ariko mutapinga screen bari kuzama amanimero mutapinga screen. Abantu mutapinga screen please. Mutapinga screen bataza kunkuraho. Okay, twagiye. Turakomeza ngizi chat. Izi ni chat za nyita Uno. Na ngo izi nizo Zuzu yahaye Aga amubwira ngo nibyaganiraga na nyita Uno. Reka dukomeze. Uvuga ngo ni ikiganiro cya nyita Uno na Zuzu. We komeza. Game over. Ibaruwa. Ibyo nabyo nibyo baduhaga nyine. Iyi ni proposal nyita Uno ashaka kudekarara umugabo wawe ngo amukwibe. Ibi ni sirimu wabikoze. Niyo wabikoze? Yes, we komeza muri chat turabibona. Mama yangu. Aha ngaha tugeze. Dusomera ariko dusomera. Kereka nugenda utangira aho byatangiye genda uhera ahantu nyita Uno Zuza mwandikira ngo hayi ko wanyanze. Ndabwirwa n'iki? Usaha. Oya. Ni chat nyinshi dore hanga ibi ngibi ni by'urupapuro rero mbere babye ngo urwo n'urupapuro uruscam tuzakora kugira ngo tubashyire hasi suzi ibintu badukoreye byo kudutera intuza kuri YouTube uretse tumwereke sha ibi ni byose uzaye kwandikira yabanje kumereza urupapuro ruri ababonye ahita namwandikira gutya. None nkore iki nyine? Ndamubwira ngo ngaho subiza nkaho uri kuvugana na Agaman kuko kuri profile yanjye hariho Aga. Okay. Game over Mungu wangu. Dore nimero ngiyi wayibonye nimero ya Zuzu ngo none se uhise unisubizaho murabarara. Hano rero niyo yashyizeho ifoto ya Aga yanashyizeho izina rya Aga. Ese ko ubugambanyi butemewe mu Rwanda mwahabijyanye muri RIB. Fake chat waburetse gato kuri buze kuduha original. Abahereza original nta kibazo. Abonye no kumbwa akazaza kumureba se. None se ahangaha izi chat mwazikonde bari zaravuye kwa nani kwa nyita Uno. Aha reka nkusonero kuno nyita Uno agiye kuduha zino chat. Banza ukine record nagwa iminota 11. Mbi gusobanurira. Iyi ni yande. Ni ya Zuzu we yahamagaye Aga ari gushyirishamo nyita Uno kugira ngo babivemo nibwo nyita Uno yise avuga ati reka nanjye ibintu byose mbishyire hanze. Mbere yuko ubundi gahunda twumuteye nyita Uno zamuka no gataye mwereke. Ngazi mutapinge screen kubera chat ntabwo ndi bikina amajwi mutapinge screen kugira ngo taza kumanura nyita Uno zamuka gataye mbere ko nyine izi chat. Ubundi nyita Uno ni ufite igisubizo cy'ibi bintu byose reka twumve. Mu muting Mika.
kera kabisa. uri mu biki se uri ku ishuri ariko ngo wambeshya kuri igicucu Ndaza kubipositinga mba ndi kubirikodinga. uba uri kuturikodinga Nyine nibyo ngiye kujya muragira prank. none se kuturikodinga ngo ukabona bihurira he None ngiye kubishyira kuri TikTok nk'aho ari prank n'abagore nkayaye. none se ku buryo wapositinga na bya bindi bavugaga ngo mitinga yagusigaga mu rugo sharika Ndabishyira ayantwariye. uri kuvuga ngo yagusigaga mu rugo agiye gukina filime ngo we nahaga mu kagira Byantwariye se niba ari prank nyine. ese urumva ari bifate nka prank cyangwa arabifata ko byabaye Ibyo biramusya niba ari prank aba ari prank. Ibyo avuga se biba ari ibya nyabyo. Kandi nanabimwumvishije agaruka ngo nabidana. ubyumvishije aga Aravuga ngo nabidana. Video nyine uzashyira. posti nakumvira bene wanyu batansakuriza Nakushyiraho nk'umwanya. none se Ndakwandika. no kuba utwite ni prank Oya. none se na papa na aga ntabwo ari papa w'umwana ni prank nako w'abana ndi kumwita umwe ari babiri Amafaranga. Ese nkwereke iyo video ni na nziza nari nsa neza. videwo y'iki Iyo ndi kugukorera prank n'amanje ndanabateguza bose. ba aga N'abantu. abo bari ibyo bintu wabibeshya Seriye. Niko nakubeshye se kuri Chris. uya Chris rega ntabwo byari ibyadanje nk'ibintu waba warabikoze ngo turi kuganira kuri mikirwani Oya nta kibi kindi kirimo. uretse gato nyita uno ngwino hano gato fungura kamera yo fungura kuri kamera no vanamo iyo filter ndagushaka neza sheri oya nakije itara ntabwo nakije itara ry'ubururu none rivana kanatse itara ry'umweru atitara ry'umweru mbabari ruhaguruke nambaye isume ntacyo bitwaye none se ko tutari kureba amahaguruka haguruka nshaka gutereka kamera usa neza bro no subira inyuma no haguruka ndagusabye nambaye isume gatfa wimagurutse genda wambare please no ambara ivana mu isi genda wambare ndagusabye oya ibyo byihorere njye sinwite sinjye nyir'ubwitura sinwite uratwite sinwite aga yaguteye inda ntayo yanteye ese handitse nkabigusobanurira byose ubaze ko niba wabyibushye nkaho utwite navuye mu rwanda maze kurya agaceri ko ka kibonye kugira ngo tugere tubwire byagenze gute aho byose ureme washyana ugifite umwana mu rurimi kambe kuri noza kambe kuri no kubera iki uzi ukuntu byagenze ntimushaka kwamamara ngo ino nkwamamaze yego ntabwo nshaka kwamamara njyewe byagenze bite ukuntu byagenze sirimu Jesus na Zuzu niba ari ishyari bagira ni ari umutima wawe nari ikintu miki yabakoreye ikibi ntabwo ngizi ababo ubundi ntabwo ari ubwa mbere babikoze ubwa mbere barabikoze Zuzu ashaka kwerekana ko ndi umwana mubi ashaka gusaba imbabazi miki yitwaza njyewe yitwaza n'ifoto kandi ibyo byose ari njyewe ubiri hagati ari nanjye ushaka ko biyunga nkajya nkabwira agambwa ati ciri mani yamubabarira nta bintu byadanje urukumva hamwe ati yamubabarira nkabwira na miki nkamwinginga mikakamwe ati ntukajya unzana mu bintu by'ubupeti ndi gusabira imbabazi uyu mukobwa ngo ni Zuzu nari nzi ngubwo ngo ni inshuti pe nari nzi inshuti yawe nawe urabizi twazanaga no kuri iyi live noneho umubebi aragenda aneranya na miki kabisa ngiye mu Rwanda kuko agatwara inshuti namwe ati aga ngewe ntabwo biriya bintu nta kintu mbizi agamwereka ukuri kwa byose nahakane se ko Zuzu ntamuhaye ibiceri noneho irangije ibyo byose ndagira ndavuga ati oke naribi mbisobanurira aga koko aga ni inshuti yanjye
niko nabimusobanuriye rero nabimusobanuriye Zuzu yaduteranyije ari kugenda mvuga nabi Thank you Grace. ari kugenda mvuga nabi n'iki byose ku buryo nyine Miki yari yanyanze kabisa nyine nagize n'ubwoba ubwo rero aganda amusobanurira waranyumva abyumvisha Miki na Miki mwereka ukuri kwa byose barangije nigira iwabo njya kubasura njyana ifoto Miki yarakoze ikiganiro ari kubivuga iyo foto yakoze akayimanika muri saro akavuga ngo umwana ngo nzi ngo wampaye gift irenze ni nyitawuno Zuzu ahita agira ishyari arambroka ambroka kuri TikTok na WhatsApp nanjye mpita muboroka kuri Instagram Mutapinge screen ukumva Thank you my brother. kuri Instagram noneho Kuri iyo goro mu kapfamwe mukuri kuri iyo. noneho nari mfite umuntu nakundanaga nawe Zuzu na Bora bamuzi njye n'ukuri nabo ufataga nyine nk'inshuti zanjye numva nta kintu nyine cya danje kigiye kure bakora umunsi wa mbere murana ba Bora bansazana nari nagiye gusukirwa turagenda duhita tunasohoka turarya by'iki umubebe arasinda ngo ni Zuzu atangira kumbwira ibintu bye na simu n'iki ariko ujya tukasirimu kuri fone ngo ukuntu ngo aba yamugize ngo imbata ye ngo amugumisha mu nzu ngo by'iki ati mani ciringa ibyo nari ndi kumwe n'umuhungu bavuga ko nakundanaga nawe noneho Zuzu turakwamana ndamureka noneho uyu nguyu Bora arabizi mana yanjye noneho uyu Zuzu ukuntu byatangiye aramburokora amaze kumburokora araza avuga ibintu by'iki n'iki none se ngereka bamubwire ari kuvuga ngo ni chat harwo nimero haba abantu bahuza nimero Rero uyu ngumi ari gusobanura nko kurya ifu. Nyita uno uretse agakugeza reka mbivuge neza Godfa nyita uno kuba utwite uratwite sinwite uratwite amasewe ahubwo inda ni ya aga promoter yesono sinwite Are you sure? Nje turi kuvugana ni nje uri kubikwibwirira sinwite ino kuri kamera buretse ndayizaho uyize kuko erega nicyo kiza uretse gato ubundi baravuga ngo uhagana ubugore aragarama ngwino kuri kamera duca impaka kanze kanari itegure wambare ambara akantu kagakora ambara uze kuri kamera ibyo ngibyo biza kuvana urujijo iri harabyo ibyo ngibyo biri buze kuvana urujijo kwa gatatu exactly abantu bari kwandika bose ngo uratwite ngwino kuri kamera uca impaka ndasinwite ngwino ntabwo ngaragaza inda just ni ukwigaragaza gusa nta kibazo vayo kuri kamera utegura usi ibi bintu sinwite rwose uratwite ngaba abantu bari kubivuga singaba ababyeyi bari gushyiramo abantu 1700 bose baravuga ati uwo mwana mu maso yaratwite ngwino twiyereke ambara uze ambara ipantaro uze ahubwo tusigara twibaza kubera iki iyi nda ni ya aga promoter ariko kurinda higiriye aga nyir'ubwiteho yakubwiye ko atwite ngwino hano kuri kamera kanze ndayikirunga cyangwa iki Guys, mutapinge screen dore bari kugira noneho bagukomereze noneho rero urakomeza maze kutwereka indashushu biraza kudufasha none utumve aba bantu kubera iki bashatse guharabika bashaka kwicaga nabi na Miki turabi manzi urujijo kudatwite hanyuma tubwire ukuntu Mika yagusigagiwe mu rugo avuze ngo abonye umushyitsi uvuye wo mu diaspora ugasigara ucumita umugabo kamana wana kizari za kera ariko Miki kubaka biragoye Miki ubu ko kuri kutefana urugo baracumitira ku mugabo wawe mo ari kubeshya nshuti yanjye fado mwiyame ku mugabo wanjye nijye wamurongo yarasigara arongoraga nyita uno icyambwira ko uyu mwana yaje mu rugo rimwe ariko mbana yaje muri anniversaire nabwo byaze domi shirano telefone ubu twite bamurete aga promota ndagupromotinze mabyaso dore ngo niho promoting abantu ndagupromotinze mujye kwira ku mugabo we aga promota okay uriye ndongo umugabo wawe yadandaje amagara ubu twite ari he bayo hano uretse gato ubu twite ari he genda hagarara uretse gato Nita uno ubu twite ari he subira inyuma
uyu mugore utwite arihe tureba hasi soma muri comment aratwite utwite arihe wikubama Godfather suri umuntu mukuru se iranda bagaragaje muri video uhagarara wemye munyereke hagarara we irihe bro irihe singe utazagaruka sa papa mama w'abatwi sinwite neva ntabwo twite reka aratwite wambaye kora ku manyoko wambaye iki wambaye kora we ndavuga munda wambaye kandi kantu imbere yego ntabwo umupira wambaye wonyine ufite kandi kantu watebeje ni ukubera ntabigaragaza uno uwo mupira wambaye kandi kantu wambayemo akandi kantu kawufashe aratwite na wa murongo w'abantu batwite waje ndapfuye nawe na wa murongo uretse gato Godfather na wa murongo icyo ugomba kwemera cyo ni njyewe ubikubwiye ndapfuye Godfather reka noneho nkubwize n'ukuri uretse gato buretse tubigire seriye birangire shaka Godfather uretse ibintu by'imikino mani ikindi kintu bagomba kumenya natanze ikirego muri RIB already bambwiye kuwa mbere dore comment uretse gato iby'ikirego cyo tugeze nyisa uno Godfather kuva kuri live niba udakeneye kunyumva nawe ushaka gukomeza kuneza umenye ko atari ibyo nyirinda ninde uretse no gutwika na wa murongo w'umukara wabaze kuza God have mercy Miki kumvikana uyu mwana w'umukobwa ase Godfather my dear soma comment ikibazo aho kirasigara ari kimwe nyirinda ninde ariko ibyo urabyiboneye iyo yaba twitenge ibyo nta kintu bindeba ngenda shaka ngo unyinire sibyo voice no record naguhaye Zuzu yivugira ko yabonye ama video ngo yanyitona ryabanye na Regis uretse gato aha ubwindane ya Regis rero bashaka gushyira kuri promoter reka dukomeze biriya rero kuvuga ngo bagahura basigaye no biri muri iyi ngiyi cyangwa urampindi Miki musharinge live mutapinge screen bagiye kumanura please tap abantu bangana mutapinge screen mushiremo inyabarasanya mushiremo utuntu tw'utugift kugira ngo nani igiye bitaza kumanuka na bitaza kumanuka mutapinge screen Miki garuka hano nyita uno thank you so much abantu mugire mushyiramo utuntu tw'utugift abari mutapinge screen kugira ngo bataza kunkuraho please I beg exactly like that mugire mushyiramo utuntu nk'utwo Miki uranyumva naje njyewe yaravuye kumamagara video call ngo abinyereke inde nyita uno nabaretse gato kuko ntabwo wabonye umurongo icyo turi kwibaza ni kimwe unyambwira video ndayiguha video urayifashe yime nyirebe ntabwo nyereka abantu yime icyo mbaza ni iki niki oya taza ndayiguha yime icyo taza njyewe nyinire iyo record iyi record ni ukubera gutangira record ntabwo bivamo okay nyitangire nyikomereza hangi ngayigeze yitangire uwundi uyu nguyu ni uvuga ati yaryamanaga na Regis aje kubigereka kuri aga nicyo kintu nyeneye okay uko Zuzu uyu nguyu ngo imandwa ya Regis mo atanga amakuru turamiyo record mutapinge screen y'iminota 11 okay ngiye ndayitangiye si iyi ngiyi nigi mutapinge screen ko ntabwo nyivugiramo hanyuma musa nko myutuza record y'iminota 11 ariyo ureba ariko wampaye record imwe sheri ntabwo ariyo rero yerekanye gukinire yikine yerekanye gukinire kuko nabirangeraho yikine yerekanye gukinire yikine urebe ukuntu bino bintu birimo amatiku menshi utamenya bankira umugabo hasi bagira abagabo babo ariko umugabo n'uwacumisa agacumita n'ahandi nureze niba kurongora ntumuhaze reka njye kurya n'ahandi komeza uceceke rero Allo?
impanga ngatwita impanga nta muntu utabizi n'ukuri kw'Imana noneho njye yashatse kwimbwira nyine kuko azi yuko wenda mike dufitanye ikibazo ndavuga reka mubwire Zuzu wenda azayiburekinga ibibazo bitirirwa ari malariya ampamagara buri munsi akajya ashyiraho video call akanyereka inda akanyereka akakubwira ngo inda ni iyaga ngo ni izina ry'Imana ngiye kukwereka na chat zawe nawe n'ukuntu yakwanditseho izina ryawe ukuntu ejo bundi ngo amwoherereje amadira ukuntu afite ifoto yawe ngo amadira yo kwambara kuko atwite ndamubwira ati reka mubwire rero wararetse ubona nimero ni yanjye hariho profile yawe ntabwo nashatse kureba nimero kuko ni ibintu narindi guhungira kuri kuko Sirima arambwira ati rero bashaka kuguta mu gatego ushaka kujya guteranya n'ira famiye nyine akajya akongera akaguteranya ukazi ko mufitanye ibibazo akagira ngo wari kugira ngo ubimbwire njye mbikore kandi uyu n'umwanda sinabikora aga n'umuga imbara abantu nubwo twarashwanye ariko twigeze kuba famiye genda mubwira akajya mbwira ni nawe ndaza kureka screenshot ambwira na posting besha narambwiye umwana ngo ngenda twite ndamuga congratulation bisanzwe umwita batwine ngo kutambaza papa w'umwana amubwira Chris kagango gacuruza imyenda kaje kumara ku kibuga cy'indege sinzi imbara kabonye ntabwo nahita mumenya n'uwitwa Chris wewe Chris ndavuga ni Chris arambwira ngo wapi mpanye uno wa aga mbwanyanye mu mafoto mbona inda nini ndavuga ati nyamara iyo nda n'ubu mwamwana bikoze waba uri kumubeshyira kuko indi ngano ko ntabwo yaba ingano ko mukwanga kandi uvuya atambwira sinzi ejo bundi ngo yujuje amezi 3 ubwishyu nahise mpamagara umuganga wanjye bisanga no mu Rwanda amaze asimuga hari umushuti wanjye uri kumbwira ngo atwite impanga byashoboka ko ifite amezi 2 babona ko umuntu atwite impanga bakabona n'ibitsina ko ngo n'abahungu muganga arambwira ngo ntabwo bibaho ntabwo bishoboka nubwo yanyura muri koperative kaja ndavuga ati rero byanga byakunda njye nashatse no kuguhamagara niko bimaze iminsi kuri kwariteme ndavuga rero ndavuga ibintu uyu mukobwa bishaka kubona mu gatebo niretse kuri kubwira mbere iki ejo Mavina arampamagara arambwira arasuza amakuru ni meza arambwira ngo Gaciro yambajije ngo unaratwite dore n'ubu Mavina ari kunesha umutwe sinzi ibyo aribyo bintu biri kwikaraga nazo biri kuva arambwira ngo nguzunga amakuru abona ndavuga turabizi ko yanse nicinze cyaje mu Rwanda tutabonanye ntabwo mbizi Gaciro ngo yambwiye ngo aratwite ngo ntabwo akihaba abana n'undi mukobwa nyine umukobwa ajya amamagara bari kumwe ndavuga ibi bintu rero simbizi byaranze ndetse n'amagara sinakambwira ati kuko umukobwa ari gushaka kubateranya nijoro nibwo yambwiye ngo njye ndashaka kwifata amajwi nkabikuhereza biriya byose nafashe ibintu byose nafashe ndi bukwereke ntabwo nifashe ngo nzabe umugabo wanjye ziri mu yara yashakaga no gufataga na phone yanjye akabisiba ariko urabizi ko iPhone bivamo hashize iminsi 3 nkongera nkabigaruramo sema kambwira ngo siba nkavuga umukobwa gushaka kubona mu gatego ngira ibibazo agana mikinini bi umva ibintu nimba byarabaye bro mwe abantu bayaribagiwe nyine ngo gakiye ambasha gusura kaozi afashe voice mu kanya aranuka amajije kunuka ngira bora twinjira ngo tugushaka batandukanya ahita yihamiki bikahita yisunikira bora arambwira ati mikamaye ya voice ubu nari kutwihakana nyine ari kubyihakana akamera nkaho noneho yarambwiraga ngo nzandikire mikingo muri fake account ngo mbimuhe ngo naribi ngo yamutsinze cy'umutwe ngo ajya ngo mwamaranye iminsi 3 nkibaza ukuntu umuntu n'umugabo yubatse amara iminsi 3 mu gasozi nkongera nkibaza ni afite amafoto ari gusomana n'uramungo muri fera uramubona muri screenshot ndi bugwihereza ari muri screen ya phone ambwazi agakwatse nka screenshot akabona arimo umuhungu w'inzobe wo muri fera music yavuga ngo iki akanda ngo nabitanje abantu ngo se saryamo na nirangirwa umugore avuga umugore kandi niwe uri kwita gutyo mana byarambabaje ko nafataga screen record nijoro ukatajyamo amajwi navugira phone imwe noneho umwana baravuze ngo Mike yajyaga ajya gukina filime akabasiga ndavuga ati nta mugore utekereza mu utarasaze cyase umukobwa n'umugabo mu rugo rwe umwana nguri gicucu we ngo ngende ndavuga ati nta kintu ushimikishe ritozo urimo gufitwara wowe ntagaga yaguhengamira kandi arabura abakobwa benshi bakina filime niriko mbibona naraguhu yajya kugusarira aravuga ngo yaradusigaga agasanga ari konsegura ibyo byose filime yari ari kubyumva tukarwanira phone
sema ati nyamara gushaka gutagatiye gutabatira famille gushaka iki akambwira si komisa urumva batandukana urishima ndavuga nge nacyo cyanshimisha kuko afite video ari gusomana n'amavini yararanye na Regis yararanye muyumvire ako kantu nshaka mukumva ngo yararanye na ba Regis agaza amande ngaho niho nshaka honyine aho ngaho niho nshaka ko tuneta turarangiza iyo ntabwo tuza gutega amatwi ibyo bigoro byose naho ngaho hari umugabo mu rugo ngoma yatungura igicucu wawe ngo ngende ndavuga ati nta kintu ushimikishe ritozo urimo gufitwara wowe ntagaga yaguhengamira kandi arabona abakobwa benshi bakina filime niko mbibona ntabwo yajya kugusarira aravuga ngo ngumva ngo yaradusigaga ngagasanga ari konsegura ibyo byose siromera ari kubyumva tukarwanira fone sema ati nyamara gushaka gutagatiye gutabatira famille gushaka iki akambwira si komisa urumva batandukana urishima ndavuga nge nacyo cyanshimisha kuko afite video ari gusomana n'amavini yararanye na Regis yararanye n'abandi tuvuge si niba ari no kumubeshyira nagenda yabaye bizera mwabyumvise mama yake uretse gato mubyumvise se uretse gato God have mercy upon us. uretse gato ni ukuvuga ngo nyita uno yakoze operasiyo ku bantu bose baziranye na Niki ubundi arabacumita mama yake arongora Regis arangiza kurongora agapromota izo mpanga umwana wa Regis undi no agapromota abana tuzabita gute amazina mwari ko amazina y'abana b'uyu mugore so bambwire Godfather yego ibi bintu byo kugira ngo bakore ikiganiro harya twase ejo bundi numva aribwo bari bagiye guhura nabyo narabimenye ko bagiye nyine ngo kugambana uko bashyira hanze ibintu ni birebire Godfather ni birebire nyine ikintu nshaka kukubwira cyo nyigusubiriremo yego uriya mukobwa ngo ni Zuzu ntago ari umwana mwiza sinyita nyine nagashatse kuneranya na aga yabanana nana dukinana yashatse kuduteranya nyine n'abantu benshi yagiye agerageza kuneranya nabo gahunda gahunda iteye itya Zuzu ni snitch urukumva nyita uno urindanya kuko baramukoresheje ntabwo bamukoresheje ngo bamukoresheje imayibone ndayikoresheje ko nabatoroshye Mbwire Godfather so gahunda iteye itya so gahunda kwimeza nuko nguko ikintu kiriho ni iki ngiki urumva nabamwe kuva ku munota wa mbere Godfather ko ibyo bagiye kumanura baramanuye Jesus Christ uretse gato so ni Miki ibintu byibanda bivemo umva nkubwiye impamvu Godfather nabivuze nkanakora ikiganiro uri kubyumva ndi kubyumva njyewe wenda abantu bashaka ko bavuga ngo mikagira amahane agira ate bakabivuga cyane mubwije ukuri ko ibi bintu byane bimaze iminsi narabyihoreye niko bagiye kwicara kuko Zuzo yamenye ko twamenye ko ajya gukora ikiganiro kuri 3D Regis yasambanye na nyita uno arangije ajya guharabika aga mumbe nimero ya Regis hano kandi Zuzo wamushyiriye amakuru ari wabitwibwiriye okay Regis na muntu ufite nimero ngo yinyoherereze hanyuma umva ikintu nababwiranye mbere yo kumva kuri live aga mumushyire kure yibi umugabo nubyara ntagatera muhura arabyara nimba yarabyaye nta kibazo tuzabarera uri kubyumva ariko Zuzu ndabanye ubusinici n'umugabo wawe man Godfather umva nkubwire nuko ibintu byose umuntu yaza ngo ntabivuge nyine ibintu byose umuntu atabivuga hano ariko Zuzu n'umugabo we banyanga kuri rwa rwego nyine nge ntatinya kuvuga ko babonye n'ikintu kinyica babikora mupfiki ikiganiro hoya si ikiganiro ngere ntago ikintu nakubwira n'abantu twakoranaga nkorana na Regis ntandukanye na Regis ubwo nyine bajya kuri kote yabo nta kintu yari bimbwiye ariko bareke kunyangiriza famille bayireke agaba mureke
nayo nibyo kuvuga ariko turayumviye ibyo Zuzu yatubwiye hari n'iya Sirimu bose batwiyamagarisha rero ntabwo turinzi zo kujya Regis ngo umeze neza ya ni Godfather bimeze fresh nabonye ahangaha hari akantu turi kuganiraho nari kumwe n'umwana bita Nyita Uno kuri telefone mpafite umuntu bita Miki nkagira umuntu bita Zuzu ariko kuri record zitanzwe na Zuzu arahamya ko afite video wowe urimo kurongora Nyita Uno muri kumurya Trisam ni gute kuki hari audio tumaze gukinirwa nonaha bigaragara ko wowe cyangwa byumvikana ko wowe ahubwo ari wowe wasambanaga nande cyangwa ari wowe wakirura mwana wo mu diaspora ari wowe wamubaze byabye Nyita Uno ndi kumwe nawe kuri live hano ntabwo aremeza ko wamurongoye ariko hano ama audio dufite birumvikana ko yemereye mugenzi we ko ari na video wowe ahantu mwaye muri gucira uri kumurongora ni gute ibintu nabivuga ko kimwe na cy'iswaye pardon yo video na ibaye nari brother washobora kunyura hano byagukundira ukahanyura se oya ntabwo byangukira kuko ari bora yindi ku program mu mashini yego ariko ntabwo ibyo bintu byabaye na gato Nyita Uno waramurongoye cyangwa mwabashije kubona nari Kigali oya n'agafoto nabonye Miki yazanye ni agafoto ka video call ndi kumwe n'umujyama wanjye twari ufite dread yego avuga ngo yamburanye ngo ndi kumwe n'umukobwa mu buriri kandi n'umuniga wanjye twegitingana bitwa Riki n'abantu baramuzi ni ukuvuga ngo Riki niwe warongoye Uno ntabwo ari wowe twari turi kuri video call n'abajama banjye nyine tu noneho turi kuri video call ntumbaze ukuntu ahubwo nagiye mbona musizeho ngo ndi kumwe n'umukobwa kandi ari umunika hari n'indi bintu by'amatiku by'abakobwa ntabwo bacakubizamo kandi wakoze ikiganiro kibaga ko yateye umukobwa inda w'iby'impanga mani biriya niyo ko nabishyize hanze niko biri kandi hari n'ibindi birenze biriya wenda tutavugira bitaza n'imbere y'abantu kuko hari abantu bahita bajya muri ni ukuvuga ngo Regi biboro yego ni uko umugabo watajya imbere ngo abivuge ko nta kimwara kandi ikosa ritoya riri buze kungaruramo uratuma n'ibindi mfite ahubwo nabindi buriya mba nagize akabanga umva ngwino bivuge ntabwo ngenga umuntu ukunda kuza amatiku na Miki mba nifuza ko yubaka yego ntabwo ari uburyarya se no kwigira umwana mwiza ariko byibuze Imana iboroheye so ni ukuvuga ngo hari byinshi wowe urahamya ko uyu mwana w'umukobwa atwite inda ya gapromote ese kari akarongo k'umukara uvuze ngo ubonye bakanyoherereje umusenzi ari konyo urahari gaceza ahubwo ngwino ari kuri live Godfather ari kuri live karongo banyirije screenshot batuma nza kuri live ntabwo nareba babarira uzamuke gatoya kuko hano hari kuzamo amayeko menshi cyane amasegonda make ya kapiteni amasegonda make kuko hari kuzamo amayeko bro ntabwo bari gukumva zamuka utange point witugenda kuko bane ari kuzamo amayeko ntabwo bari niba uri kuri live ni uri kukumva ngiye nyine kandi niba uri kureba no kuvuga ngo ntabwo bari kukumva neza waba bari ukazamuka nk'amasegonda 30 yonyine none se reka mubwire ijambo rimwe sibyo batari kukumva ate waje kuri live urifuza gufungisha abantu kano kanya ni ntawe ufungwa mani witera abantu ngo n'uwo mwuka uri kumva iterabwoba risubizana yego ntabwo yaba akiwufite kuko namuha turufuze yagize namuhaye kandi ntabwo ari byo nifuza gusenya ibikorwa abantu ushyiraho umuce kuko uno ari hano warabihakana ni gute muvuga ko umuntu atwite we nyiri ubwite abihakana ntabwo na biriya navuze ko ntari kubitangaza kuko uno ni inshuti yanjye niwe motiveta wanjye wa TikTok uri kumva ariko nawe twarikijeho umuco bwanarangira nubwo nshaka kugira ikintu nongera kubivugaho navuze ngo Imana ibafashe babane neza kandi umaze gushyiramo urw'umuriro ntabwo mwite wereje ko nyiri ubwitakana ko adatwite ntabwo mwite bro ndapfuye igitangaje regisi ari kuvuga ngo ndatwite akavuga ngo nwite akana we bakavuga ngo naryamanye na regisi regi warayineye ko bari kuvuga nawe ngo bafite video turi kumwe
ababwiye we niba uzi ko twaryamanye babwiye ko bari kubivuga kuba mwararyamanye kuko mugerageza ntabwo ari kuza mu Rwanda ngo ureke kumurongora ababwire nako bari kubeshya Regis bari kumubeshyera nanjye bakambeshyera urakoze Regi okay nyita uno iyo ndani yandi agadifa njyewe bagenda scrolling na video zanjye n'ibindi zavukira imyaka 7 ntago mbizi nsanzwe mfite inda nini n'ubundi bisanzwe ni kurandemwe mani wereke video ya 2021 ari kuri ameze mfite inda nini uretse gato wahuye na Regis ntimwahuye Regis twarahuye wamusanze we mu rugo wapi namusanze kuri set hano bari bagiye gushutingira we n'uriya Queen banyarwandakazi ibi bintu ngiye ntabwo ngiye mbikunda Regis yaragucumise ibyo byemere genda gatemye reka nkubwire uretse gato reka nanjye ndarapi bya sirimu mbese se kuri bidara bimbe reba hano uri goya reka mbikwerekera banyarwandakazi murebe warabona nyofu koze ni uretse gato ubushake bwanjye guhura n'inshuti yanjye guhura nawe ni ikintu Regis atubwiye ngo iki ko mutigeze mubonana twarahuye sharavuze ngo twarahuye arangiye uretse gato atubwira ko ahubwo ngo video yagaragaye na screenshot ngo yarari kumwe n'umushuti we kuri video call iyi ni video call aha mwari muri kunywa ibisindi aho ngani mu rugo rwa Regis ngiye mu wofa are you sure ni mu rugo rwa Regis ngenda uyu muntu uri kubishimangira ni uwari umugore wa Regis mu bihe bya kera haleluya ntabwo nari umugore ariko ni mu rugo rwa Regis uretse gato aha ngaha mwari muri hehe nyita uno nasanze bari gushutinga na Queen hari n'indi video ndi kumwe nawe ntabwo mbizi niba ari wa Regis ariko naho nabasanze bari gushutingira umva ye aha ngaha niba ari we ntabwo mbizi njye nagiyeho bari gushutinga kuko yari ikigoryi wavuze ko ari AI kugira ngo bikuve uvuga ko ari AI kuko uretse gato mukanya tubwiye ko ngo wabasanze kuri set ngorone ngo nasanze ariho bari gushutingira ntabwo nzi neza ko ari mu rugo rwa Regis lipstick wano yagiye he ko ndabazikuye ku munwa ninde wazikuyeho ninde waziriye umugabo wanjye twari turi kumwe aho ngaho najyanye na sheri wanjye aho ngaho ndabaza hano uretse gato ndakubaza mukanya uratubeshye ngo ntabwo wamusanze ngo wagiye muri lipstick ngo wamusanze genda gato Regis zamuka n'umusanze zamuka hano Regis bari kumubeshyera ntabwo bari kumubeshyera tugende gake aha ngaha urabona ko uri kunyumva uri kwa Regis we mu rugo ntabwo mbizi niba ari we mu rugo ako suri ikigore kuri umuntu yarwaye ndetse ntabwo ko ari we mu rugo cyangwa atari we mu rugo ndakubaza aha bari muri shoot cyangwa muri kwenjoyinga muri kurya ubuzima n'inzoga muri kunywa ubushake bwe cyangwa bwawe ni ubushake bwe no gusambana okay icyo kwasabanye na Regis tugishinzwe gato uretse gato nongere kubihakana wamusanze we mu rugo making yari ahamya ko ari we mu rugo Regis yavuze ko wamusanze kuri set hano muri kwa Regis ahubwo tukibaza Regis ikintu cyatumye ashyira ibintu hanze nuko yakurongoye ntaguterura ukayiterwa ntagapfa Regis bari kumurenga hagati ya Regis na Agathe ninde uryoshye kurusha undi mutapinge nyita uno reka ndende kubwo bugorye kwiyo ibintu tubite ko muri ku muryango muri uyu muryango ikintu nzi kimwe nuko uko bankoresheje Slim Jesus na Zuzu niko bari gukoresha Regis ndishuwa neza ko ibi bintu yabigiyemo atabizi azi ngo ari kwibora ariko nta kintu na kimwe bamuhaye cy'ukuri reka ndarape Slim Jesus uburyo namubwiye akansaba n'imbabazi bizana gasi mutapinge screen jamo jya ishira screen urebe ni Slim Jesus naramwandikiye reka mbigusomere ukumva Hi man, reka nkubwire Slim uri umugabo urubatse utunze umuryango wawe akubu nawe mvuze ko sigaye nkufata nk'umuntu ntamenya ibyo uri mu mahani ibaze nyine kuba nawe usigaye urinjajwe man
matiku umutima mubi wo gusenya ayiwe burya nukunda umuntu ntuzatume ahinduka ahubwo uzamuhindure mwiza ubu bose bagushizeho kubera ubugambanyi muhagaze haha gusa muribeshya kubana neza nibyo birenze uri kumva shyiramo maze mbigusomere kubana neza nibyo birenze kubisi n'ici mukagira amashyari wapi mushaka gusenya no kudashimishwa n'iterambere ry'abandi ni ubu bw'amani mwiyubahe wagerageje gusenya ngo miki mumugire fo kuri aga none ubu ni aga wateye hi I am sorry sinkunda ibi bintu ese ubundi bibarya hehe wagiye wigisha iyo mbwakazi yawe mani ko biriya ndi umusazi ko nabatahanze nubwo ramubwiye sisiri mu Jesus sisi account kambereke nayo nimero zuzu yakanaga ngo nagari reba sinzi ko sindabigenza gute kugira nimero igaragare ko ari yazuzu byanyabyo ari nayo akoresha n'ubu ari nayo yaguhayeho ibyo bintu aragiye abeshye agiye no kuri regisi ngo nawe ngo bafite video ngo nawe kubera iki babeshya ni ukuvuga ngo ahangaha ubundi nyirabayazana w'ibi bintu umuntu uri inyuma y'ibintu byose nyirabayazana w'ibi bintu ni nyita uno wagiye i Kigali akarongora umuhungu urenze umwe icyo ni kimwe ubushake bwanjye se hari ako mba nabatiye nuko numva bari kungira bari kubeshyira regisi bari kubeshyira aga garura ya video mbanze nyisobanura niyo nje gusobanura iyi video umaze kurya umwana dore ariko Imana iri hangara ariko agera ngo muri bitangaza iyi video ngiye hano garura aha twagiye in a second guys mutapige screen mutapige ninki na video baramvano mwatapize mwabasemwe mwatapize ubamvano bavunyira ko ni kubera amatiku mwatapize screen bankureho mwatapize screen ntibankureho ahanga urabona ko rumaze gusambana urabona ko utuntu twawe tworoshye kumaze kuduhereza miki uretse urebe noneho murebe iminwa dore iminwa murebe iminwa ya regisi hano mu rugo mu ntebe dore murebe iminwa ya regisi muyirebe umuntu umaze gusambana biragaragara uretse gato dore iminwa yo ndapfuye reka nzongere regisi ko ikosa ryabayeho no kuvuga abakobwa nk'aba ngaba okay so iyi video ngayisobanura aha ni hehe Musa ahangaha ni mu rugo naho twa turi gukinira sibyo ndapfuye uyu mwana araje gufata role nyine banza wumve ko na video zanjye umupira ndawukinana naga ari style nambara ngiye guhura n'abakobwa sibyo hano twa turi gukina na Queen yarahari kubera iki muri video muri dukinira anansaba gufata video na Queen aricaye hirya arabyemera ko tigeze tuyimubonamo hari video y'abantu babiri mu nzu oya yansabye kumfata afite video ndi kumwe na Queen na Regis reka urumva nabandi kukubeshya nuje gusobanura ibyo video hanze mve hano ntago umupira nyine nariwe cyangwe bro okay uretse gato rero uretse ukiri aho ngaho uretse gato Regis ukiri aha nguyu nyita uno warahamya ko ntabwo yigeze atwita unyumve neza cyane ndetse ko niriyanda ari ikinyoma urashingira kukigira ubwita avuga ko adatwite wowe ukavuga ko atwite reka ncomeke telefone mwereke wadushoka ninguye ibintu birenze bibiri hari abantu babiri uri buze guhita utangira kujya gusura hano hirya Nyamirambo muri gereza ya bimbe niba ibyo bintu ari byo mushaka ko dukora niba amasegonda mbitekerezo mbaze n'umujyanama urabikore ngabaza umunyamateka ahubwo yanadusoneye kuri aya majwi natusodo Regis ni gutya teshumi ntago yagaruka reka turebe aragaruka reka turebe ibikwibwiriye se ntago yagaruka kuko ntabyo afite DJ Slim nyuma yo gufata ibiganiro byanjye kuri TikTok ukagera ukoresha amatarita apfuye wisanze mu matiku yandi kweri urabizi ko hano nakwandiye ugati vana ibyo biganiro kuki mukoresha amatarita mabi ariko warakoze kubivanaho
Okay, twagirekana nabonye ntabwo ariyo mpamvu urukumva ngiye kunkoraho title na ubundi ntuza abanyarwanda barenze umwe. It's okay. My question is, ibi bintu wabyisanzemo gute? Ukuri ni ukuhu ubundi kavuga n'umugabo areke kuvana n'umugore we. Byagenze bite? Byagenze gute? Ikibazo kimeze gite, giteye giti? Ikibazo cyande? Ntabwo ari simuri kuvugana nawe. Nawe muri kuvugana. Iki kibazo cyaga n'uyu mugore ateye inda bimeze bite, byifashe bite? Kuko namenye uburyo amuteye inda cyangwa n'inyungu ajyaga. Kuko njye nta kintu na kimwe mbizi ibyo byo gutera inda kwiwe. Ariko ikintu gihari wowe ngenda avuga ku kintu kingahe, ndavuga no ku bintu, reka mvuge ku kintu kimwe gusa. Ariko se nta TikTok ugira? Zamuka ndagusabye. Hano bari kugomba nzamura nare. Okay. nazamuka aje nawe mwumvisha amajwi ari guhamagaraga. Yego, munyemerere niki kuko nabona bari kumada dislike ihangane gato amasegonda 30 yonyine sibyo? Munyemerere amasegonda 30. Kandi wakoze cyane gushaka gushyira umucyo kuri bimwe kandi umugore n'uyu wundi. Umugore n'uyu ngude fana umugabo we muve kuri bya bindi mutapinge screen kugira mbibone mutapinga. Let's go chat mu ntapinge screen mwese mutapinge rimwe kugira ngo dutangire batari buze kugira. Sirima arahageze bose bara Oh my God! I need to pray with one person. Just one person. All right. Let me go. No. Okay, let me do this. Let me play. Okay, accept sweetie. Accept the game. Mutapinge screen here. Tap to get 3 million. Gasbos was vocabulary lunch. If King doesn't show up, this is about bullshit. Mwese mutapinge screen. Dutapingire rimwe tugere 3 million kugira ngo ntagire bimeze neza. Murebe tap dore ubusobanuro bwa tap. Let's go chat. Let's go. Mwese mutapingira rimwe tugere kuri miliyoni bazamure abantu 1800 mutapingira rimwe. Ufite gift I dropping. Kugira ngo pano TikTok itaza kutumanura. Tap the screen my people. Everybody tap the screen. Murebe tap dore ubusobanuro bwa tap njya mbabwira. Iyo utapinze screen murabona imibare uko iri guhinduka. Mureke tugeze ku gihumbi cya tap. Buri wese na tapinga screen tugere kuri miliyoni ntangire live bazamuke. Let's go. Mutapinge screen. Tap the screen everybody. Abafite indabyo umuntu na drop ikintu afite musharing live kugira ngo ibone ko abantu bahari dore igitsina cy'umwana papa twagiye mutapinge hano bagiye kudukubira hanga mwitegure twagiye any gift you drop mutapinge gift buri muntu natapinge screen hano mbonye video noherejwe na Uno ari kumwe reka turebe hano wa mukobwa n'umutinganyi ari gusomana n'umukobwa mugenzi we mutapinge screen hano ngiye gukenera abantu bafite amaroses mu doping amaroses 7 ni ukuvuga ngo nyita Uno waravuga ngo ntabwo mperutse kisi ahangaha ngiyi video muri yanzu nkeneye amaroses twagiye mutapinge screen tuzagera kuri miliyoni nta kintu bamarira twagiye dore uyu nyita Uno mwabibonye noneho ahanga turebye imyambaro nyita Uno yambaye ntatwibe murebe imyambaro Uno yambaye muyirebe imyambaro ye kuko baravuga ko ahangaha bari kumwe mureke murebe hano guys drop anything you have barakuba gatatu baradukubira gatatu dropping a gift yose ufite abantu mukomeze mutapinge screen murebe imyambaro uyu mwana yambaye any gift drop the gift mushinga ama gift hano murebe imyambaro Uno yambaye ngiyi muyitegereze ka turebe niba haraye iyo yambaye na hariya guys drop anything you have dropping ikintu cyose ufite turebe imyambaro niba ari imwe mureke turebe imyambaro
imyambaro ni imwe, ikintu byakingaza barakuba gatatu baradukubira gatatu mutapinge. So urabona ko imyambaro ahangaha iki ngiki baragitsinze. Umugore agiye kuntsinda abantu 1600 mutapinge screen tapu zonyine twahita dutsinda. Twagiye mutapinge rimwe screen